Wow. Ni Esther na wundi rero twamutumiye mu kiganiro The Blessing Show. Hanyuma rero navuga ngo reka mbanze mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo, amahoro ya Yesu Kristo abane namwe aho muherereye hariho hose. Nk'ibisanzwe rero amazina yanjye Tumusime Juliet, mbamari kugira ngo tubashe kuganira byinshi, mbazana mutumirwa kugira ngo turusheho kuganira. Ariko sinakibagirwa kubibutsa yuko ushaka gusohoka muri weekend, ushaka kujya ahantu heza hatuje, wagana Casa Keza. Casa Keza riherereye Casa Keza ni iki? Casa Keza n'ahantu sinzi namwe muzahagere mbateye amatsiko, n'ahantu ho gusohokera hatuje, hari ibintu by'ibinyafrika ukuntu nkuko muri kubibona muri background yanjye. Hanyuma ireherereye hepfo Kacyiru ku muhanda wa Minagri, akapa ka 573. Kuri uwo muhanda urawukomeza gatoya, ukawukomeza ugahita ubona akapa kanditseho Casa Keza. So muhawe ikaze rero, igihe icyo ari cyo cyose, amasaha ariyo yose bariteguye kubakira kandi bakabakira neza. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero turi kumwe na Esther. Esther mugiye kumenya ni muntu ki. Esther kubera icyo acuranga gakondo, kubera icyo yashyizemo gucuranga gutya, tumenye neza imva n'imvana byo gucuranga inanga. Imana ibaha umugisha. Esther, amakuru ni meza. Meze neza. Ndashima Imana cyane. Okay, wenda ku bantu batazi Esther. Esther ni muntu ki? Murakoze. Nitwa Nifasha Esther. Ryari umwari w'umunyarwandakazi. Wow. Nkunda umuco gakondo, ndumukirigitananga, nkunda umuziki cyane. Ndi umunyamuziki. Uri umunyamuziki. Yego. Byaturutse he? Biva hehe kuririmba kwawe? Kuko usanga akenshi abana bakobwa ibintu nk'ibi ntago byoroshye kubicuranga umwana w'umukobwa, biragora kuko ndakeka ko ibi bintu bisaba imbaraga mu ntoki, imanzi inzara zanjye zitakunda. We ntibyakunda neza. Bisaba kuba udafite inzara, sibyo? Mbese nyine niba gucuranga gitangira ngo ndagira ngo tubwire biva hehe, byakujemo gusa, byatangiye gute mu bwana bwawe, wari ubifite cyangwa? Murakoze. Nakuze nkunda gucuranga no kuririmba, ndirimba no muri korali, ariko kugeza ubu ngubu nafashe nyine icyemezo cyo kwiga gitari, kwiga inanga. Natangiye kwiga gitari ndi muri secondaire nkiri umwana mutoya, ariko 2017 nibwo nafashe umwanzuro wo kwiga inanga. Numva nkunze umuco wanjye cyane, ndavuga ku cy'abanyamahanga bakunda kuturusha kandi ari uwacu. Numva rero byaba byiza ndushijeho gusigasira umuco wacu, n'abana bacu badukomokaho bakazamenya u Rwanda umwihariko dufite. Byaturutse hehe? Ndashaka kumenya ubundi wenda iyo ukura uri uvuga ati nkunda kuririmba, ndashaka kugira gute. Hari umuntu waba warabibonyeho, hari umuntu wabikuyeho kugira ngo ufate icyemezo? Ntago kuvuga ngo ngewe nkawe nka Esther nimisemo gufata guzajya nyirigitinanga. Tubwire byaturutse kuri indi ninda guteye iyo support. Murakoze. Umuntu wanteye support byaturutseho ni musaza wanjye yitwa Deo Munyakazi. Nawe ni umukirigitananga. Nabonaga uburyo abikora kandi nanjye nkunze umuco cyane, arananyigisha, ampa n'impano y'inanga. Rero numva mbikunze kurushaho cyane, rero ndavuga ni kabisa ngomba kubiharanira nanjye nkagira icyo ngera kurebera umuco wacu. Ubyakira ute? Ubifata ute kwisanga umwana w'umukobwa, umwari mutoya nkawe, wisanga ahantu uri murazamuka cyane mu bintu bya gakondo? Ugenda uhura n'abantu benshi, ugenda uhura ibyo byose, hari n'imbogamizi uhura nazo, kuko nk'abakobwa badukurikiye hari igihe usanga bitinya bakavuga ati ngiye mfite kino. Hari igihe usanga abana bazi kuririmba muri wa muco wa gakondo wa kera, ariko kubera ko ari umukobwa rimwe na rimwe bikamura imitinga ahantu runaka. So ndagira ngo utubwire kuri wowe, kuva aho watangiye kubikorera kugeza na n'ubu, ubibona ute? Ese hari imbogamizi waba uhura nazo? Yego. Murakoze. Imbogamizi ndanagiye mpura nazo niko ko natangiye kwiga ndi mu wa 5 secondaire 2017. Akenshi umva ku ishuri bambona ncuranga inanga, se kudacuranga ibindi, cyane ncuranga na guitar acoustique, piano na bass guitar, ariko bakambona cyane inanga nyiha agaciro. Ubwo rero abantu wenda baguca intege ntibabura, kora ibingibi ni umuco biharire abakecuru n'abasaza. Ariko nkumva se kuki ngiye ntabikora, byibuze ngo
nibagera mu zabukuru u Rwanda ruzaba rukeneye abandi bantu babasimbura. So rero ntekereza ko ni umugisha kuri njye, mbifata nk'umugisha ukomeye, ni n'amahirwe nagize kubona umuvandimwe ubikora. So rero nshaka kugira ngo ayo mahirwe nagize nyabyaza umusaruro, kandi n'Imana igenda ibishyiramo umugisha nkabibona. Burya hari ikintu ukora ariko bikanga ukagerageza ukabona wapi, ariko Imana yampaye umugisha kuko mbona nibyo bintunze, nge nankora ahantu hatandukanye kandi abantu bakabikunda. So rero iyo ugize umugisha wo gukundwa ibyo ukora ugomba kubikora neza. Brother wawe ashobora kuba ari we muntu yaramenyekanye cyane 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 cyane. Ni ibintu by'umuryango, hari abandi bikomokaho? Batubwiye ko sogokuruza wacu yacurangaga ingoma ibwami mu bitaramo, ariko urumva ko wenda nako kantu kadukurikiranye gato gusa nta wundi muntu mu rugo ucuranga inanga, njye na Deo gusa. Nimwe mwavuyemo, muri abana bangahe mu rugo? Turi abana 8. Wowe na Deo muri abakangahe? Njye urumva nyine ndi wa mbere uhereye inyuma. Njye ndi bucura, aya Deo ni wa 6. Ni wa 5. Nimwe mwenyine mwavuye mu muryango? Ego, nitwe ducuranga inanga, uretse ko mu muryango harimo n'abaririmbyi, bandi baririmba, abacuranzi batandukanye. Ko mfite na musaza wanjye yitwa Ruben Niyonsaba, nawe ni umuhanzi. Mu rugo twese turaririmba, ariko ababashije nyine kuyikurikirana nk'ubuhanzi turi abo ngabo. Wow. Esther, ninde muntu ufata nk'igitekerezo muri ibi bintu bya gakondo? Wemera? Nk'umuntu nemera kandi watubanjirije akabikora neza, hari Sophia Nzayisenga, ni icyitegererezo kuri njye ko yacuranze inanga gakondo cyane. Niwe numva niwe mubyeyi dufite mu Rwanda wabikoze cyane. Ariko hari Kamariza, Cecile Kayirebwa, nabo n'abantu bagira amajwi cyane nkunda, kandi nabo baharanira kugira ngo umuco wacu udasubira inyuma ahubwo urusheho kujya imbere. Wow. Kuri wowe kugeza ubu ngubu kugeza ahangaha watangiye gucuranga inanga mu bihumbi 2017? 17. Imyaka iragera 3. Kugeza aho ngubu aho ugeze ubu ngubu, sibyo? Ndagira ngo tubwire ni ufite indirimbo zawe cyangwa uracurangira abandi? Urashaka ufite urahanga ugacuranga ugashira muri studio, sinzi ukuntu bigenza, ubikora ute? Murakoze. Kugeza ubu mfite indirimbo zanjye. Wow. Izimaze gusohoka ziri official video ni 2, kuko uyu mwaka nibwo natangiye mbese kariyeri ya solo nyine yo gukora nk'umuhanzi. Indirimbo rero iyi ni ya 2 yasohotse, mbaje gukora indirimbo 2. Hari n'izindi zanditse nda zitarajya muri studio, ariko ndi gushaka uburyo nazo zakorwa kugira ngo nyine nanjye mbe umuhanzi koko mbishyiremo imbaraga zose. Abantu bashobora kwibaza iyo ukoze nk'indirimbo, sibyo? Kuko wabariya wenda iyi ariyo studio yawe, sibyo? Bashobora kugushyira kuri kamera bakavuga ngo ufite studio yawe, uri umuhanzi, ntagukeneye kujya muri studio zindi. Bigenda gute kugira ngo usohore indirimbo ushiremo cyangwa iyi ngiyi iba muri video gusa? Oya, bigenda gute? Iyi ngiyi niyo nkoresha ndi codinga, of course. Nkuko ushobora gufata gitari ukagenda muri studio ugacuranga, nanjye mfata inanga yanjye nkagenda muri studio bakayikodinga live, anaririmba, then no muri video nkayikoresha. Ntago bafata za ntuza zango bazishiremo bya byuma byabo, no kuvuga ngo icyo bakora bo bafata iyo sound y'inanga. Bo bafata sound, nago nyine ushyiramo bya beat umuntu ashaka muri machine hafi. Ahubwo wenda iyo nshaka kongeramo utundi tuntu, nzana ingoma ya djembe umuntu akayicuranga, nkazana amashakers umuntu akabishyiramo, wenda saxophone nayishaka umuntu akabishyiramo. Ni ibintu biri live gusa, ntabwo nyine ushyiramo ibintu by'ibi beat. Ntabwo ngo ujya muri ufite record ukagira ibintu byose, ntabwo wajya muri studio. Mfite ijwi ryanjye, nkaba mfite inanga yanjye, wenda nakenera utundi tuntu ku ruhande tw'udushakers, tuntu nk'utwo nyine twitwa ingoma bya Kinyarwanda, twaza tugakora akantu kari live kandi bikagenda neza. Wow. Esther, indirimbo nshyashya yawe yitwa gute? Indirimbo nshyashya yanjye yitwa Tumurikire, ariko yo nayikoresheje mu buryo bwa African style, nayicurangishije gitari acoustique, cause nayo ndayicuranga. So impamvu nabikoze ni kugira nyine abantu bamenye ko nabyo ndabikora, nayo ni Imana yampaye, nta mpamvu yo kuvuga ngo mbese nta limite mfite. Icyo nshoboye gucuranga ndagicuranga, ariko hatandukiriye ngo nge kure y'umuco, kuko nibyo bintu nkunda cyane. Wow. Ubuze gucuranga na gita? Yego.
ibintu bigoye cyane kubona umukobwa abikora biragoye ndetse no kukubona kuri stage ufata inanga ufate gitari uri kuri piano ubundi tumenyere ko tugira bande z'abahungu sibyo ariko kugira ngo ubone abakobwa bafashe gitari bafashe umwari kuri piano biragoye cyane nyine abo ntago baba babyandastandinga ko umukobwa ashobora gukora ikintu kizima kiryoshye n'abakobwa nabo hari igihe bibatera iryo pfunwe kuvuga semana ibi bintu bikorwa n'abahungu ni gute wowe rero ndagira ngo umbwire nirihe banga ukoresha murakoze kugeza ubu amaze kumenya ko buri muntu wese afite ikintu Imana yamuhamagariye kandi buri muntu wese afite umwihariko we nshobora kuririmba sindirimbe nka Cecile Kayirebwa mu ijwi rye ariko nanjye ijwi ryanjye rikaba ryararemeye kugira ngo rigire abo rihesha umugisha ko hari abo rizafasha hari ibyo mfite bizagira uwo bifasha rero namenye ko ibyanjye n'ibyanjye hari uwo nabikorera bikagirira umumaro abo bitinya rero umenye ko Imana yaguhaye umwihariko wawe try your best gerageza ubishyire hanze hari abantu buriya Imana iba yarakuremeye bawe nyine ubundi hari ukuntu Imana iguhuza n'abantu bawe nyine audience yawe akaba ariyo mukorana neza rero buri muntu wese agomba kuba afite abantu Imana yamuremeye kugira ngo ibyo azabaha bazabyakire kora ibyo ushoboye byose hari abantu bazabigukundira ni ukuvuga ngo abacinege abagucinege bavuga turi umukobwa ntago bishoboye tubahe tubabwire ntago bikunda ariko barahari ntibabura ariko akenshi nshimana Imana ntago nkunda kubiha umwanya cyane kwimana akubwiye ko udashoboye ahubwo ugerageza buryo ki ukora cyane ukamwereka ko nyine ikintu yifuzaga kutageraho ukigeraho ariko kugeza ubu agaciro abantu magaciro nabantera imbaraga sinjya mfokasinga ku bantu bancinege ko nyine ni ngewe uzi icyo nifuza ni nge future yanjye ireba ni nge uzibeshaho so mfokasinga ku bantu bavuga ati basi ahubwo courage ibyo ukora ni byiza babandi ukabima amatwi ndabima rwose yihangane okay wenda twavuze cyane ariko ndagira ngo wenda wongere ukirigiteho inanga gatoya noneho mu ndirimbo yawe yego amushyira ku gicaniro akimara gukura inkota yumva ijwi rirenga riti nakubonye ko wumviye ijambo ryanjye nanjye nguhaye igitambo ugumana umwana wawe Isaka irakuzirikana iragukunda iguhoza w'ijisho ryayo ntacyo uzaba izajya inagutabara umva icyo Imana idusaba tuyumvire dukurikize ijambo ryayo twihanire kureka turangwe n'urukundo n'imirimo ikwiriye abera dutunge imitima y'ubwenge irahari irakuzirikana iragukunda iguhoza w'ijisho ryayo ntacyo uzaba izajya inagutabara ica inzira mu kidaturwa izajya inagutabara izajya inagutabara ndumva ngize amatsiko yo kumva nanjye ntafata ariko ntabwo byankundira ariko ndagira ngo tubwire
ni iki kintu utegurira abana b'abakobwa se kuri wowe wumva ushaka kugera he nka Esther ese ni iki uzafasha abagenzi bawe ibyo byose nubwo ugaragara nkaho ari wowe w'umukobwa uri gucuranga inanga dukeneye abandi benshi dukeneye abandi bafite izo mpano dukeneye abazasigara muri bya birenge ku buryo n'uzaba ugeze nawe mu zabukuru cyangwa uzavuga ati hari uwo natoje ibyo ari byo byose wumva ufite iyihe ntumbero? Murakoze. Intumbero mfite kugeza ubu ni ugusigasira umuco wacu ariko nkatoza n'abandi kuko ibyo mfite si ibyanjye njyenyine, hari n'abandi uba wumva wanyigisha inanga nabimenya gute nawe kumva afite umutima kandi yanabishobora. So intego mfite imbere ni uko nifuza kuzagira nk'ishuri cyangwa se ikigo gifasha cyane cyane abana b'abakobwa ndetse n'abahungu baba babyifuza, urubyiruko, uburyo bazajya biga inanga nkabigisha bakagira amasomo atandukanye kuko inanga ni umwihariko wacu. Uyu ni umuco wacu ku buryo n'abanyamahanga nabo bakeneye kumenya ni iki kibitse muri ina nabo bafitiye amatsiko kuko ntibabishobora. So rero ni ikintu gikomeye, ni umutungo ukomeye dufite, nifuza ko n'abandi bari inyuma yanjye bazatunga kandi ukabagirira umumaro. So ikindi ni uko nifuza ko cyane cyane abana b'abakobwa natanga ibiganiro bitandukanye bagatinyuka tukarwanya izo nda zitateganyijwe kuko dufite ibintu byinshi byo gukora aho kugira ngo batakaze umwanya muri ibyo bitabafite umumaro kandi byica ejo hazaza habo. Twakurikirana umuco wacu kandi n'izo ngeso mbi zikava mu nzira ahubwo umuco wacu ukarushaho gutera imbere. Utekereza kuzabikora gute Esther? Ese izi nanga ziboneka ahantu hose? Mu Rwanda zirahari zikorwa n'uruganda nta bantu bazikora? Oya, ni abantu bazikora ko ibi biti akenshi biba biri muri Nyungwe ntibikunze kuboneka, biba binahenze ariko hari abantu babikora bakazibaza neza nk'uko ubibona. Iyi mirya nayo ibihari, iyi mirya ikozwe mu rudodo rw'inkweto. Ya rudodo ubona turarufata tukaruhuza nk'inshuro 4 cyangwa 3 then tukaza tugashyiraho nyine hano bikaba imirya kandi myiza. Bayikuzanira imeze gutya? Bayinzanira gutya nta mirya iriho. Niho uyishiraho? Ibingibi burya bwose ufite n'Imana igeze ahangaha. Ariko akenshi fatanya na musaza wanjye akamfasha kuko uri wenyine ntago wabasha kugakwiga neza kuyikora neza, bisaba mube muri nka 2. Nagize ngo bayiguha gutya? Oya, ubu se abantu bose bazashobora kubyikorera abantu bashaka kwiga? Urumva ko nyine nje bibafashamo. Ndababwira inanga bakazikora bakazitwoherereza then twebwe tukongeraho ibingibi kugira ngo nushaka kuyigura tuyimuhe nyine itunganyije neza imeze neza. No kuvuga ngo mu Rwanda ntago turabona abantu baduha ikintu inanga imeze gutya. Uruganda wenda rukora yuzuye? Uruganda ntarwo kugeza ubu nyine ni ba bantu kandi nabo bakera bazi nyine iby'umuco bagenda babisigasira. Umva ko nako haracyarimo ikibazo cyane kujya mu maduka ugasanga na magitari mbese ibyuma by'abanyamahanga nibyo byuzuyemo ariko tukaburamo byibuze n'iduka na rimwe wasangamo ibikoresho gakondo. Ni ikibazo gikomeye. So rero nifuza ko byibuze no mu myaka iri imbere umuntu amaze kubona ubushobozi buhagije umuntu ashobora gushinga iduka avuga ngo ni iry'umuco nyarwanda n'abanyamahanga baza bakavuga ati hariya hari ibikoresho gakondo munyarukire yo murebe. Wow. Ukuvuga ngo abantu ushaka gufata abakobwa baduteze amatwi bashaka kwiga imico gakondo nanjye nzabamo rwose ibyo byose. No bashaka kwiga ndashaka gukora kuri inanga. Ndagira ngo ni ukuvuga ngo uzajya untabamenyera nuko ushiraho zino. Ego, of course. Uzajya ni product yuzuye uzajya bakorera bakamenya kuzikiranura ubwo no kuziregera bakamenya imirya yitwa gute bakamenya hano hitwa gute ibi babyita amano y'inanga. Utu ni uduti ni imigongo tuba tuyigize mbese bakamenya buri kimwe cyose kigize inanga. Wow. Aha rero tubwire kuri wowe wumva uzabikora gute? Ese abana abakobwa bazagusange uzatanga nomero zawe bazagusinzi kuntu wumva ushaka kubigenza gute kugira ngo ufashe umwana w'umukobwa? Urumva ko kugeza kuri ubu biracyakeneye process
nkeneye n'abaterankunga rega Yeah, kugira ngo sure. bibashe kuzamuka Mm. ko ndamutse mbonye aho gukorera intanga no kuzigura ntago bigoye kuko mba mfite abantu bazikora nyine baba bazwi kugira ngo bamfashe intanga zibonetse aho gukorera hakaboneka umva ko ni nko gutanga wenda nk'itangazo aha twigisha umuco urumva ko ni ibintu byoroshye cyane kandi social media zaranaje abantu bose barapdate bareba n'iki kigezweho bimeze gute so rero aho ngaho bizaba byoroshye cyane bizakorohera so no kuvuga ngo minsi iri imbere ushobora kuzagira iduka ricuruza bino bintu urabona biryoshye cyane nanjye nkumva ikintu nishimiye cyane ibyo bizaba ari byiza wow Esther kuri wowe rero ese kugeza ubu ngubu ahantu ugeze naho ubona u Rwanda aho rwavuye naho rugeze umuco ukora gospel si byose tukuzi muri gospel ariko noneho hari aho biba ngombwa ko uririmba indirimbo z'inyarwanda nyirango cyane ese ntibizakugora Esther kubera yuko akenshi ntago byoroshye kubera hari abantu imyumvire bitandukanye sibyo ukubona wenda waririmbye manugira neza ejo ukaririmba Rwanda nziza cyangwa iki ndagira ngo kuri wowe utubwire ibyo bintu uzayifatanya gute gukora gospel no gukora indirimbo z'i Rwanda kandi tutirengagije ko bashobora no kugusaba kuri guperforming indirimbo zisanzwe ukuvuga ngo twayize event itandukanye umuhanzi runaka aragutumiye runaka uririmba indirimbo zisanzwe za secular habwe mbabarira uncurangire kuri stage ndashaka kumvamo iyo ntanga ya gakondo ndashaka kukumvamo gato kugira ngo garagaze wa muco Esther nkawe uzabyitwara muti murakoze kugeza ubu rwose kuri nge nta kibazo kirimo kuko first ntibiba bimpinduye uwo ndiwe cya physically ngo mbe mbaye uwundi muntu ngo ngiye kurimba sekira ahubwo ntanga ubutumwa kandi bukagera ku banyarwanda bose bikabasha kubafasha kuko uyu ni umuco wacu so rero uko mbikora kuko hariho n'igihe njya gucuranga mu nama zitandukanye nko muri Kax nagiye gucurangayo kandi sinaririmbye nyine indirimbo zo guhimbaza Imana ahubwo naririmbye izijyanye nyine n'inama tuba turimo kuko akenshi ubusanga izo nama nagiye gucurangamo kuko ncuranga no mu bukwe nta magambo ateye isoni abarimo ni amagambo nyine yubaka sosiyete nyarwanda kandi kubaka u Rwanda nako ni ugukorera Imana ntekereza ko kubaka u Rwanda si ukuririmba ngo Yesu azaza muhumure hari n'ubundi butumwa ushobora gutanga kandi ukaba wubatse igihugu atari ukuvuga ngo ni ukuramya gusa rero nta magambo ateye isoni nkoresha inanga ndirimba ahubwo bwose ni ubutumwa bugenda bukagera ku bantu kandi kababera neza ni ukuvuga ngo mu ndirimbo y'urukundo nkutumiye mu bukwe wandirimbira indirimbo y'urukundo ukoresheje inanga nayikuririmbira rwose kuko nsohora n'abageni mu bukwe kandi akenshi urabizi dukoresha indirimbo nyine z'ibihozo nyine ziri romantike niko nabivuga kugira ngo umugeni nyine nawe yumve ko bimunejeje ubyumva ute rero kuba abantu batabyumva kimwe ndabyumva imyumvire y'abantu ibitandukanye cyane cyane aravuga ati gospel bagiye na hariya ariko ibyo byose ntago ntekereza ko cyane cyane ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo muzabarebere ku mbuto bera kuba naririmba izo ndirimbo ariko ugasanga ndacyari wa mu Esther ndacyari wa mukobwa uzi ntekereza ko ntacyo byaba byishe kuko nanjye rega nibyo bimbeshejeho ntago nakwicara mu rusengero gusa mvuga ngo ndaririmba ndamye nabyo ni byiza ariko mfite amahirwe menshi atandukanye kandi n'igihugu kiranyeneye kugira ngo nkore nserukire u Rwanda njyana henshi hatandukanye so rero abo babyumva gutyo bumve ko ndi Esther ndabizi ko muri njyewe nkunda Imana nkunda kubaha Imana ahubwo keretse uramutse umbonyeho yambuto mbi nibwo avuga ati noneho bahita babihuza bikaba bibi cyane ariko mu gihe umbonye ko nkiri wa wundi nyine gukizwa ntago ari ukwicara ngo ube umwana gutya nka marayika ahubwo imirimo nyine dukora nigaragaza abo turibo so mfite gukora neza nkuko nyine mbyiyumvamo ariko nanjye nkamenya ko muri iyi si ntago nzabeshwaho ibyo bizaba mu ijuru ahubwo mfite no gukoresha amaboko yanjye kugira ngo kubera ko urumva Imana iba yabihaye umugisha niba yabihaye umugisha ngomba no kubironkamo
ubuzima yego wow urakoze cyane hari akantu uvuze gato ndagakunda ko gutinyuka no kuvuga ngo ureke kwita ku byo abantu bavuga ahubwo wite kuwuriwe uwuriwe cyane so urakoze cyane hanyuma wenda hari indirimbo wenda ushobora kubukunda y'umwe mu bakera b'u Rwanda ndagira ngo kuri wowe ntinde muntu nyine wa wundi uvuga ati umuntu wa kera mu Rwanda fata gutya ndamukunda nkunda iyi ndirimbo ye ninde so hari Mushabizi umusaza Mushabizi ni uw'Inyanza ni nawe kugeza ubu niwe ukiriho mu basaza benshi ba kera abandi basentore bagiye bitahira ariko ubu aracyariho rero hari indirimbo ye afite nkunda cyane okay go ahead yitwa Zaninka okay akasiga umusanzu yewe Zaninka ntasame ngo asamare yewe Zaninka igihe cyo kuva iwabo yewe Zaninka nyina yaramubwiye yewe Zaninka atugiye ngukunda yewe Zaninka ntera umugongo metse umugogoro ngaho kenyera ugende yewe Zaninka unahiriza munyurate yewe Zaninka ngaho kenyera ugende yewe Zaninka ubane n'umuryango yewe Zaninka utoneshe munyurarembo yewe Zaninka aragiye umukunzi wacu Zaninka wow mbega ndifuza numva ngize amatsiko yo kuzabona abana batoya bakunda bino bintu babiryoheye cyane ko abana barimo kubyiruka ubu ngubu barashaka bya bindi barashaka gitari barashaka amapiano barashaka biriya bintu bigezweho ntago bari kureba bino bintu ko bishoboka biryoshye so ku bantu mwese mudukurikiye ndizera ko umuco gakondo ndakeka ko uryoshye cyane muri kubyumva nanjye ubwanjye uri kunkoraho cyane hanyuma Esther kuri wowe ndagira ngo ugire inama ugira abantu badukurikiye by'umwihariko urubyiruko kuko muri iki gihe biragoye cyane kuba wasanga umwana ukivuka ejo bundi umwana wo muri 2000 umubwira ngo tujye mu gitaramo runaka cyateguwe na ba basaza abareba ari nk'ibintu atazi nyine bimuteye stress abareba ari nk'ibirasi nkano no baranjyana mu biki mbega abareba ari bored kubera ko ntago bijyanye n'igihe agezemo ariko ntago tugomba kwirengagiza yuko ibyo bintu byabayeho mbere ari umuco mwiza so ndagira ngo ugire inama bagira mu rubyiruko muri rusange by'umwihariko umwana w'umukobwa murakoze cyane icyo numva nababwira mureke twikunde turi twebwe hari impamvu Imana yaturemanye umwihariko wacu nk'abanyarwanda kwari kugira ngo nitugira n'imahanga badutandukanye n'abandi uko niduharanira gusa n'abandi twebwe ubwo bizaba bifuye kandi ntago twaharanira ngo gukora ibyabo tubarushe ko nk'ubu akenshi ndakubivuga aka ni akamari kacu koze ijambo ry'Imana rirabivuga muri Zaburi 153 ngo munshimishe neberu n'inanga mu Rwanda nta neberu dufite ariko dufite inanga vuga ngo Imana yari ifite impamvu yavuze inanga nuko yari ko hari igihugu izashyiramo inanga kugira ngo batere imbere kubw'inanga so rero igihe cyari cyo cyose ubu se nk'abanyamahanga baramutse bavuga ati muduhe gitari zacu twe twazikoze ibintu byose babitware twasigarana iki so reka twikunde dukunde umuco wacu ni byiza koko n'ibyo amagitari tuyacuranga ariko umwihariko wacu niwo muco wacu nibwo bukungu bwacu n'ibindi mubirebe ariko mwibuke ko iki gikoresho ari umuco wacu rero tubikunde cyane kandi tube proud yabyo ntumva utewe isoni nuko umunyarwandakazi nyine hari igihe ubumva abantu
kwambara umukenyero umukenyero nabo babaye ikibazo ugahita wumva ni ikintu cyose ikibazo kiri hehe n'ibyo bakecuru kandi ni ibintu byiza cyane babazwa cyane nuko abanyamahanga babikunda kuturusha kandi ari ibyacu kandi natwe tugakunda ibyabo cyane ariko bo n'ubundi babikunda kuturusha rero tubikunde cyane ahubwo tubarushe kugira ngo nabo bajye babiduhera agaciro babitwubahire vuga ati wa mu Rwanda nyamara bafite umwihariko wabo kandi ubu n'umunyamahanga ashobora kuzana bagatangara ko ati uwanyigisha kwicuranga so kukirera abanyarwanda twebwe twasigara inyuma mu muco wacu kandi ari uwacu tubikunde cyane murakoze niki wasaba rero by'umwihariko wasaba ku bantu wenda bafitiye wenda ubwo burenganzira sibyo bafitiye uburenganzira bw'umuco nyarwanda cyangwa uburyo bashobora kubikoramo kugira ngo ibi bintu birusheho gukwira mu gihugu cyose birusheho kwisanga mu bantu bigenda bifate ya mitima y'abanyarwanda b'abana bakibyiruka bumve ko bagomba gutangaza ibyabo mbere ko batangaza iby'abanyamahanga murakoze ibi byose tubifashwamo n'ubuyobozi bwiza n'abashimire Rwanda rwacu turi kugenda dutera imbere mu bintu byinshi bitandukanye ariko twere gutera imbere ku by'abanyamahanga gusa ahubwo abaminisita badufashe abashinzwe urubyiruko abashinzwe umuco tureba hari abana benshi bafite impano z'umuco pe baririmba neza umuco bacuranga ibikoresho gakondo tubanze tumenye ngo mbese abo bana bo bafashwa gute kuko tuba dufite impano zitandukanye ariko ugasanga none kuba iby'abanyamahanga bihabwa agaciro kurusha ibyacu ugasanga umuntu ahise nabivamo ukavuga ati hariya nta kintu kirimo reka nirimbire nka Alicia Keys cyangwa se nka Rihanna nibwo nzabona imibereho so rero mutwereke ko no mu muco wacu twabasha kubona imibereho kandi turanabishoboye koko rero mu biduhere agaciro mudufashe hari promotions ziba zitandukanye hari nk'ama audience hari inama zijya zizamo abanyamahanga benshi batandukanye ariko ugasanga bibanze ku bantu bari kuririmba nyine indirimbo zisanzwe zitari mu muco so mwibuke ko n'umuco gakondo uhari mu promoting gutyo ahantu habaye event zitandukanye mushyiremo n'ibyo kugira ngo wenda abantu babashe gususuruka ariko mushyiremo n'ibanga ryacu ry'umuco nyarwanda ibyo bizadufasha kugira ngo nushaka kuzamuka avuga ati aha hantu harimo ubuzima murakoze cyane turakoze cyane ukuvuga ngo ku bantu mwese mudukurikiye mutegura ibitaramo runaka niba uzi ko uhagarariye igitaramo runaka wateguye please ujye ugerageza ushakemo umuntu uririmba kinyarwanda ushakemo umuntu gakondo uri bushiremo ka kantu kacu umwere kumbwira ati ibyo ari byo byose dufite umwihariko nk'abanyarwanda nubwo mwabonye ziri ariko akanako ni kakandi kacu karyoshye nakacu yes Esther wenda urakoze cyane Imana igumugisha kandi courage twasoza wenda ndashaka gusaba indirimbo ya Cecile Kayirebwa iyo ari yo yose uzi uyicurange reka nyicurange
wow indirimbo nziza cyane maze bisobanure kuko indirimbo zose ntago zipfa guhita zijya mu nanga kuko inanga si nka gitari bisaba kugira ngo nyine uyihindure ushyire mu manota yayo so nuko biba bimeze niyo mpamvu biba byagenze kuriya ariko kututuntu tureze cyane buriya intoki zawe ntago ziturya bisaba iki oya iyo intoki zimaze kumenyera biroroha ni nka gitari kuko umuntu wamenyereye nyine gucuranga iyo akozeho uba wumva ari ibintu byijyanye mu rwose rero intoki zanjye zaramenyereye nari nzi ko ufite akantu nka kariya ka gitari bakoresha oya aha ni intoki nyine n'intoki ntago kigeze kakurya iyo ukiga kubitangira ntago byarandiye amabavu byarandiye cyane ariko nyine mbonye n'ubundi bimaze kurengera n'ubwo nsubiye inyuma byaba byarandiriye ubusa twareka nkomeze nyine nta kundi byarakuriye kuko turareze cyane nazanye amabavu ni ukuvuga abantu badukurikira bashaka kwiga bamenye ko bizabanza kubagora buriya nta kintu kitagora nawe uri kuvuga ukuntu bavuze byose rero ariko iyo ushaka ikintu ushaka kukigeraho nyine uremera bikakuvuna ariko nawe ukazanezerwa umaze kukigeza ahantu heza cyane iyo umaze kubimenya biroroha ntago yamabava bakiza biba byashize Imana ibaha umugisha cyane murakoze cyane turashoje rero ikiganiro cya The Blessing Show ariko mbibutse yuko turi kuri Casa Keza ushaka gusohoka muri weekend waza ukicara hano bakakwakira neza muhawe ikaze Imana ibaha umugisha muzagira icyumweru cyiza